uyu nguyu Dani Nanone rero mu minsi yashize hari nkubiri yari ihari ivuga ko Dani Nanone na Ngwino bari mu rukundo rwasaze, ngereka ndwite ko rwasaze kubera ko mwargiye mubibona ku social media nk'itangazamakuru. Dani inzu ni nkaho bari bayishyize hanze yose firigo ibintu afite mu nzu 70% byose mwabonye ko bari babishyize hanze. Ariko tukibaza tuti Dani mu rukiko yari yemereye uriya mufasha we umurerera, amwemera ko zayamuha 180 bya buri kwezi byo gufasha abana, byo gufasha kiremo. Turavuga tujye dukoma urusyo n'ingasire. N'abantu mwe nimujya mubona mvuze ikintu mujye mubyumva, ntago dushaka gutaka umuntu ngo yatwaye ngo igikombe runaka, ariko nakora ikibi tuvukeho, tujye tuba nka babandi tuvuge nyine ikibi nikiba tumunenge tumucyaye nyine nk'umuntu mukuru nawe. Twongeye kubaha ikaze, twongeye kubasuhuza rero mwese abakurikiye Rukumbi TV. Nagira ngo nkubwire ngo kanda subscribe, ukande kukazogera, hanyuma ukande like kandi ushyire igitekerezo cyawe muri comment, hanyuma kugira ngo dukomeze turyoherwe n'ibiganiro bya Rukumbi TV. Kandi namwe abafite business zanyu, abafite service mutanga, mutugane kuri Rukumbi TV tubashe kubagereza ku banyarwanda mu gihugu cyangwa se no hanze yacyo, kugira ngo babashe kumenya service zanyu. Muze tubamamarize ibintu byanyu, service zanyu kuri Rukumbi TV. Ni karibu, amarembo arafunguye. Dufite rero hano umutumirwa imbere ya kamera zacu, nkuko mubibona ni umugabo w'inkorokoro, umugabo rwose ufite fresheri. Reka tumureke atangira tubwire noneho ibyo atuzaniye uyu munsi. Murakoze. Nkuko bisanzwe amazina yanjye nitwa Munyaneza Gilbert, ndetswe n'ababyeyi nyita se yose nyavuge yavuga. Okay, amazina y'ababyeyi ni Munyaneza Gilbert, nkagira nandi tuba twaragiye dukura mu mihanda, giri cyase piripiri chiboy nandi akoreka twe tuvuza ayo ngayo kwanza karatangira ikiganiro, sibyo ruko? Yego. Abantu bura tujye tunatangira ikiganiro kwihanganisha abantu baba bagize ibyaha. Nubwo twe tuba twicaye mu kiganiro, ariko haba hariho nk'abantu ubu ngubu bafite ibyago, bari mu byago, tujye tunabihanganisha mvura. Niko bigenda. Abo uyu munsi baba bimeze neza, ejo bikaba bimeze nabi. Uyu munsi baba bimeze nabi, ejo bikaba bimeze neza. Niko ubuzima bumeze. Reka twihanganishe rero abatameze neza uyu munsi, ariko ntago ariko bihora. Ntabwo ariko bihora. Wamfura we, ngaho rero anzika utubwire icyo tuzaniye kuri Rukumbi TV n'abakunzi bayo twumve. Uyu munsi rero ni kwinywera koka, nta kitwara kuri kano kazuba. Koka kuri kano kazuba ka Coca-Cola buriya nta kintu gatwara, cyane cyane ku bantu baba basenga. Aho ariho hose usengera, usibye Katolika wenda yakuyeho yakuyeho kirazira. Ntago mbizi mutazanera. Hari abantu mba mfite b'inshuti zanjye basengera hari, ariko nta kibazo, baba babyumva bari ibintu bisanzwe. Uyu munsi rero impamvu ngarutse hano, abantu basanzwe babona bambona mu isura y'ubusesenguzi. Uyu munsi rero n'ubundi niyo ndimo. Uyu munsi ishusho njemo y'ubusesenguzi, muri hangano bw'inyuma ya kamera ushinzwe kuba nyambika arambwira ati agasengeri kare kugaragara. Uyu munsi rero tuje mu kiganiro, turi buganireho ibintu byinshi, ariko harimo ibiba ari iby'ibanze. Uyu munsi turaganira ku muntu bita Dani Nanone. Dani Nanone muramuzi? Dani Nanone ni umuntu watangiye umuziki haciyeho igihe, ariko yanatangiye umuziki ari muto. Twavuga ko yari mutoya, akora indirimbo nyinshi kandi abantu barazikunda. Yewe aza no kwinjira muri Primus Guma Guma icyo gihe yari ikiriho,
hakirimo bya bintu by'utuntu tw'utuzu. Nibwo nawe yaje kuzamo, ariko yagiyemo nkeka ko murabizi icyo gihe abantu bajyaga muri iriya Primus Guma Guma babaga ari abantu nyine barimo barashotora imitima y'abantu, niko nabyita. Bashotoraga imitima y'abantu ku buryo nyine wumvaga indirimbo, hariho n'abumvaga indirimbo ngo bakaryama hasi bakarira bitewe nyine n'urukundo. uzi ko twari igihe nigeze kureba show Urban Boys yigeze gukorera muri Petit Stade, abakobwa bagakuramo amakariso bakayajugunya kuri stage. Urumva ukuntu uwo muhanzi aba yafashe umuntu. Dani Nanone nawe rero turi bwinjiremo, turavuga tujye dukoma urusyo n'ingasire. Mwa bantu mwe nimujya mubona mvuze ikintu mujye mubyumva, ntabwo dushaka gutaka umuntu ngo yatwaye ngo igikombe runaka ariko nakora ikibi dupfukeho. Tujye tuba nka babandi tuvuge nyine ikibi nikiba tumunenge tumucyaye nyine nk'umuntu mukuru, nawe arebe se koko aha hantu koko nibyo, ariko se nakosora iki. Uyu munsi rero Dani Nanone ikintu tumuzanyeho, uyu Dani Nanone abantu mukurikirana itangazamakuru, Dani Nanone agira icya naramukunze. Abantu mutibuka indirimbo yakoze nzifite hano ku rutonde nanditse, ariko najonjoyemo iz'ingenzi mwakunze. Hari indirimbo nakundaga yitwaga ngo ni Forever. Ewana yarankomagana n'ubu. Ukuwe niyo ndirimbo ya Dani Nanone yakoze. Indirimbo ya Dani Nanone nkunda cyane ni indirimbo yitwa Soja. Soja. Yahise motata n'igifaru. Ewana ararapa. Urumva Dani Nanone arapa kuri speed yo hejuru. Yego. Ntabwo ari umuntu wese wapfa kumwigana. Yego. Ariko oya ayare karekana ari nkwikirije. Buriya Dani Nanone mumwe biryohera sha mutusha ubwenge. Dani Nanone iriya rap arapamo nimba iyo yumvisheho neza ijya guhura si bimwe, ariko bijya guhura. Wumva ko aririmba mu insubirajwi tubundi twari dusanzwe tuyizi kuri ba Negji, none tugahita tuza kuri kapiteni Riderman. Ntukajya umuvuga gutyo, Riderman ni kapiteni. Ba Negji impamvu nari mbavuze gutyo kubera ko nabo ni general, Negji general. Tugahita tuza noneho kuri papa wabo, igisekuru kiriya nsubirajwi Riderman. Noneho uriya mupeti Dani Nanone nawe kuri muvoma ye n'indirimbo nyine zirimo n'utuntu tw'udutomu ukuntu akubitamo bya bintu nyine turingosho. Dani Nanone hari indirimbo afite yigeze kurapamo avuga ngo niwe murapira urapa mu bukwe. Arazifite ashobora kuririmba mu bukwe rwose abageni bakagwa hasi. Nk'ingi bita ngo ni Forever. Iyi ndirimbo bita ngo ni Forever, ahantu hose yayiririmba abantu bose bayikurikira. Si iyo ngiyo gusa. Uyu muyaga uradukora. Hari abantu bajya baduteza imiyaga, ariko reka twikomereze. Hari n'indi yaririmbye none hita ifata abantu ihita ibasaza bitaga ngo ni Confirm. Urayizi? Nayo urayizi. Hahita hakurikiraho indi bitaga ngo Amanota. Hahita hazaho indi bita ngo Nasa. Indirimbo bita Ijoro ya Dani Nanone na Christopher Ijoro ya kera. Ngaho ibaze iyo ndirimbo ngo iri joro ugeze nko mu bukwe duhakanye ibyo yakoze. Iri joro nige nawe urikoze iriya ndirimbo mu bukwe. Iri joro nige nawe mana y'isi nijoro aribyo bw'abageni ntiyaba bakoreye umuti. Iyi ndirimbo ngo iri joro uyiririmbiye umugeni koko aba ari wo munsi wa iryo joro ari wowe nawe aba ari amateka yanyu bwite. None haza gukurikizaho indi ngoma itayipa ajya no ku nshuti ajya no ku yindi. Ubu ngubu iriho ubu ngubu taranamara n'iminsi 4 bita ngo Sofa. Izo zose ni indirimbo za ni indirimbo imaze kurebwa cyane. Bigaragara ko Dani Nanone
wenda dukurikije biriya bibazo yagiranye n'uriya mugore we ndetse n'uriya mugore wundi ushamikiyeho wenda twatekerezaga ko abantu wenda baba bamuvuyeho ariko yasohoye indirimbo nshya urebye ukuntu iri kurebwa Dani nanone aracyafite abafana be baracyamurika. Soro umunyamakuru tuganire nk'umunyamakuru n'umusesenguzi tube nka kwa Kenisi iyi ntuza iyi ndirimbo Dani nanone yasohoye ikarebwa kuriya hari abandi twagiye twumva bajya gusohora umuzigo akabeshya ngo YouTube channel ye ngo bayibye nyine kugira ngo abantu bamukurikiranaga nyine bagira amarangamutima yo hejuru nyine nakabyumva mu minsi ibiri uwa gatatu ngo nyine ngo nabihaye abashinzwe ibyo n'ibyo ibintu n'ibyo ngo channel ngo yagarutse agahita tawuna we misire y'umuzigo runaka koko ikagenda ikarebwa kubera iki harimo abamukundaga wenda batajyaga no kuri iyo channel ariko bakumva ngo channel yabuze bakagaruka noneho mu mujyo bakavuga ati uyu mwana dise twamukundaga yavuga ngo yagarutse rero akanatawuna umuzigo bigahita bibakarusho bigahurirana ngo byo ndi twitangwa amata ya mavuta uyu nguyu Dani nanone rero mu minsi yashize hari nkubiri yari ihari ivuga ko Dani nanone na Ngwino bari mu rukundo rwasaze ngerekana ngwite ko rwasaze kubera ko mwarigiye mubibona ku social media nk'itangazamakuru Dani inzu ni nkaho bari bayishyize hanze yose firigo amba ibintu afite mu nzu 70% byose mwabonye ko bari babishyize hanze ariko tukibaza tuti Dani mu rukiko yari yemereye uriya mufasha we umurerera amwemera ko zayamuha 180 bya buri kwezi byo gufasha abana mu myigire bakaba banarya neza cyane ko buri umuntu afite izina bigoye biba binasema n'abana b'umusitari bagomba kandi baba star kuko uriya mugore we nawe ntago ari umuntu woroshye muri showbiz uramuzi muri za gumaguma yagiye agaragaramo cyane irazina ngo ry'uriya mudamu Moreni irazwe nawe yavuze ati njyewe ngiye kwizanira channel mbihera ama episode y'ukuri ahita komoza ku kintu naye nashakaga kuzakora ubwo se ntazatuzanira n'ama episode baryamanye na Dani bari mu gikorwa cye uzi ibintu twiteguye uzi bya ndi bavuga ngo ama video nanjye nzaba mpari wa mugani wa Knowless ama video koro tugiye kuzibonera ama video twumva amajwi kubera kuri mugore nawe yatse yavuze ati none ngiye kuzana imiriro nyishyire hanze y'ukuri kw'abagore kandi kuko ni nabyo abagore babyarana n'abastari uri kubona igitsina gore dusubeho inyuma gato igitsina gore cy'ubungubu abenshi si bose abenshi baba bashaka kurongorwa n'abantu bafite ngo izina kugira ngo wenda situbizi icyambere ashobora kuba harimo wenda nko kugira ngo izina rye bimenyekane hariho n'abakobwa tugarutse no ku ruhande rwo kubahanza hariho n'abakobwa bishora kubahanze kugira ngo izina ryabo ryihute yego hakabaho none ikindi cya kabiri hari n'abakobwa bajyaho noneho byose babishaka bashaka amafaranga bashaka n'izina ese ubundi uwo muhanzi wundi yakifata ni nko gufata impyisi ukayereka ihene n'urugero umuntu arakubwiye ngo fata ikintu ushaka hano nyishyura uhita ureba icy'amarangamutima yawe ararikiye yarasanzwe ararikira none se ubwo mwampfura mwe ibi ndi kuvuga ntabwo ndi kurengera Dani uko Dani kuva yajya mu rukiko akemera yuko iyo ndeza agomba kuyitanga abana bakabaho neza 180 ntabwo ari amafaranga menshi kuri Dani nanone ariko nta nubwo ari makeya
ntabwo ari ariko make. niyo yaba make cyangwa menshi ntabwo byatuma utayatanga. uretse amafaranga kuri Dani Nanone tuzi. Dani Nanone wagiye wize umuziki usobanukiwe akanatsindira ku manota afatika. Dani Nanone tuzi wakoze indirimbo zigakundwa pe. Dani Nanone ufite abafana, Dani Nanone ufite umuryango, Dani Nanone ufite inshuti magara. Dani Nanone ntabwo ari umuntu wo kuba yabura amafaranga 180 ku kwezi. Nese ubundi bura twavuga ko yayabuze cyangwa n'ubushake buke bwo kuyatanga. Ashobora kuba afitanye bura Dani Nanone giye kuntu mbibona. Nibyo ndi bavuga ngo hinzove ebyiri zirwaniye hababara ibyatsi. Arigiye Dani Nanone ashobora kuba yaragiranye ibibazo n'uriya mugore. Hanyuma nawe agasa n'uwivumba akavuga ati nta n'ikintu nzongera kumuha. Ibyo bibazo se ngaho rero ugasanga abana nibo babigendeyemo. Ibyo bibazo se Dani Nanone akabizana n'abana bakabigira n'abana byibuza ntanabikorera abana. Erega ikintu turi kuvuga hano ahantu byumve neza. Ikintu turimo turavuga ni iki? Dani Nanone agomba gukora uko ashoboye nyine nk'umugabo. Nicyo bavuga ngo nk'umugabo. Urumva? Dani Nanone agomba gukora iyo bwabaga nk'umugabo, nawe akavuga ati njyewe ndashaka gukora ariko nkakorera urugo rwanjye. Rukunuramuka ukoze ibikorwa byose wakora. Ntiwibuke umadamu nibuka abana. Sibyo? Icyo gihe ndakeka ko ibintu waba urimo rwose nge simbiha amanota wa mungani wa Dani indirimbo ye ngo amanota simbiha amanota afatika yo kuba waba ufite izina ngihumbi 180 ubibure. Uzi ko bari abantu batajya banywa inzoga iri munsi y'ibihumbi 100. None se ni gute ku kwezi yaburi 180? Uri umunyamakuru ndo umusesenguzi, ni gute Dani Nanone yaburi 100? Nigiye mu busesenguzi bwanjye nanjye nuko je numva ko Dani Nanone ayo mafaranga atayabuze. Yego ashobora kuba atarayatanze bitewe n'ikibazo yenda yaba yagiranye n'uriya mugore. Ntabwo ariko ibyo ngibyo. None se nuramuka urwanye na madamu wawe n'abana uzabo baraza. Icyo nicyo kibazo nyine. Tugaruke kuri ibi sibyo? Yego wenda nazi wenda bose si bana ba ni biraho, ariko abana ntago bakagize, ntago abana bakazize ibyo ngibyo. Abana bagomba kurya neza bakanywa neza. Se nabo tuzabafate ngo tujye kwitangazamakuru kandi icyo ni ubundi ibyo ngibyo ni nabyo umugore wa Murega nta kindi amusaba. Kwita ku bana hari nta kindi. Ntago umugore yamusabye imodoka. Ariko reka nkubwire, reka iki kintu cyitwa kwita ku bana tuzakigarukeho. Iki kintu no mu ngo, iki kintu tuzakigarukeho uretse na Dani n'abandi. Ikintu cyitwa kwita ku bana, yego, ubu uri umugabo, ubu uri umugore, yego, ikintu cyitwa kwita ku bana, yego, iki kintu tuzakigarukeho. Tunakebura abantu, tugisesengura, tunakebura abantu. Hariho abantu kandi ibi bintu ni tubyicaramo tukabisesengura neza. Uzi ikintu tuzakora? Twebwe turashaka abantu dukora ikintu giteye gutya mu ngo, ukuntu biba byubakitse. Hariho abana babigenderamo. Umwana nimba se n'urugero nyina atamufashe neza nk'uko bikwiriye, isagatu agahita agenda hehe hanze iyo mu mahabara, ugasanga abana babigendeye muri rya posho ari gusigira umuryango arijyanye mwihabara. Abana bakambara ubusa, abana bakava mu mashuri. Ari naho ubona abana batangira kuba imbobo ku muhanda, ari naho ubona bamwe bava ku muhanda yenda bakajya gukora mu mago y'abantu. Iki kintu reka tuzakinzikeho, iki kintu reka tuzakikoreho ku buryo bwacyo bwihariye, tukigire ingingo y'umunsi. Noneho twebwe kuko iki kintu mperutse no kubona umuyobozi wa RIB Thierry Murangira avuga ko mu byaha Dani ashobora gukurikiranwaho biramutse bimuhamye, birimo no kutita ku bana. Kuko kutita ku muryango, kutita ku bana ni ikosa, ni icyaha kinahanirwa n'amategeko. Mu byaha by'amategeko y'u Rwanda ahana icyo cyaha nacyo kirimo. Yego,
abantu rero bavugaga iki ni icyaha, nubwo umugore yagukubita nubwo yakugira ati ni inshingano ugomba gufata umwana ewana ibyanyu ntabwo ababizi mukikorera ibyanyu ku ruhande ariko abana nibabigenderemo nibave mu ishuri. ikindi kintu numva nshaka ko tuzacukumbura tukagishakaho amakuru ni icyateye Dani gukora biri. Ese ni iki? Nuko wenda tumvikanye n'umugore we ku kintu runaka, ariko buriya nuko wenda amaze kugira femu iri hejuru, kugira hit iri hejuru, akaba yumva atagikeneye kuba yakwicara hasi ngo avugane n'umugore we bapange iby'imirerere iby'uburere bw'abana, cyangwa se n'izindi mpamvu. Ngewe uko byumva Dani nanone ashobora kuba hari igihe uba ukora ibintu mu mikino ariko byatangira kuzana iriya sura nyine nawe yabonye, akajya yatangira gutekereza kabiri, kubera ko Dani nanone nimba yarafashe ibyo ari byo byose uriya mugore yateye inda baraganiriye. Ariko ngewe uriya mugore simbifata nko kumutera inda, kuko bavuga ko babyaranye inshuro ebyiri. Aho yaciye bafitanye umwana aho wa mbere, yaciye ntago ntihaca urwamo, ahubwo ubundi ni imiki aho ni iminsi y'urukundo, iminsi y'urukundo aho yaciye cyane ko aba ari na myinshi, aba ari iminsi myinshi. Reba kubona umuntu bwa mbere, urumva hari igihe ubona umuntu bwa mbere ntunamuvugishe, wenda ukabanza ukamwihorera, ubwa kabiri ubwa gatatu wenda ugatangira ukamaza ati biti, ubwa kane gutyo bikageraho mugerana mu buriri hakavamo urubuto. Rero jewe ntago buriya nkurikije uko numvise ibya Dani nanone n'uriya mugore we, ntabwo uriya mugore we ari ukubyarana gusa, kuko ahubwo ni umugore we buriya umuntu mubyaranye rimwe mukabyarana kabiri, akakubyara ibyo bita mu kinyarwanda ngo imfura n'ubuheta, akakubyarira imfura akakubyarira ubuheta. Uriya muntu aba ari umugore we, ntabwo ari umuntu mwarabyaranye. Uzi ikintu bita indashima ku gitsina gabo, ikintu bita indashima urakizi? Kizi Dani ubu ntabwo ashobora kuba ari indashima, ntabwo kuko buriye nimba umugore akugaramiye rimwe ukamutera inda bwa mbere ntimubane ukagenda akongera akabikora bwa kabiri n'ubundi akagutwitira, ubundi uwo mugore aba yakwimiye. Nimba kuryamiye bwa mbere inda ntayikuremo, cyane mu gihe tunagezemo, inda ntayikuremo bwa mbere, umwana akavuka akongera bwa kabiri, tujye nabyo tubishyira mu nyurabwenge twumva, uwo mugore ubundi ubwo urumva ikibazo kiri kuri we cyangwa kiri kuza agakora ibyo akora akagenda. Kuko njye ntabwo niyumvisha ukuntu umugore mwabyarana umwana wa mbere mukabyarana akongera akakongeza uwa kabiri atagukunda. Ibyo byo ntibibaho, ntabwo bibaho, ntabwo ibyo bintu bibaho. Munatubwire no muri comment. Urumva uwo muntu muba mumaranye imyaka irenze 3, hafi mu myaka 6. Yes. Kuko urumva abana, je nabonye umwana wa Dani, ni umwana mukuru, uwa mbere ni mukuru rwose n'umusore, uwa kabiri urumva niba ubundi umuntu yo mumaranye imyaka irenze 3, uriya muntu mwamuziranye neza, mwamuziranye nta kintu mwamugikingana. noneho rero akarenga buriya abagore hano muri mwese ni ukuri ndabasuhuje. Igitsina gore ahantu muri mwese nta n'umwe uvuyemo, ndabasuhuje muri intwari. Uzi impamvu abagore ari intwari? Umuntu akakubyarira rimwe, yari afite ubushobozi bwo kuba yanakuramo n'iyo nda, akakubyarira bwa kabiri, warangiza we noneho icyambabaje nta nubwo birabye Dani akava hariya azi ko abyaranye n'umuntu inshuro ebyiri, yaje kumusura agahita ajya kwa Ngwino ndebe. Umugore akavuga ati nimba bari mu rukundo nibarugumemo ntacyo bintwaye, ngewe icyapfa nuko yita ku bana yabyaye.
yewe niba ndakora n'ubu wumve ukuntu umugore wa Dani nanone ari n'imfura ashaka ati niba ati urwo rukundo rwabo rwose runogere. reka nkubwire Jibe. Ngwino ndebe nawe mufiteho nawe reka uwo tumwihorere tuzamugarukaho muri misile z'ubutaha. Yego ariko ahubwo Dani nanone wenda tunasoza iki kiganiro. Yego Dani nanone ndakeka ko niyo wenda atakumva iki kiganiro dawe yakuko ari umusitari wenda ntabura n'undi ucyumva. Yego akamubwira ati hari inama bakugiriye. Dani nanone ntabwo tuzi icyamuteye kugira nari amakimbirane n'uriya mugore. Ariko se njyewe ibyo nakeneye kumbwira natwe turabagabo ibyo nakeneye kumbwira ni icyabimuteye nubwo cyabimutera gute inshingano aracyazifite ko inshingano zarazifite nubwo umugore we n'urugero nubwo umugore we yaba musuzugura bingana iki ntabwo ibyo ntibikora kandi ikigaragara nta nubwo umugore amusuzugura ibyo ntabwo bikuraho inshingano ikigaragara cyo nta nubwo umugore amusuzugura kuko amusuzugura nibyo navuze haruguru ntabwo yaba yaramubyariye abana babiri ntibibaho buse gukuramo inda nangaye ariko niba umuntu yihanganya rimwe kabiri uwo muntu aba ari n'intwari abuze umuntu uguha umuryango. ubu Dani nubwo yapfa ntabwo yahambanwa ikara tubyibuke neza. Reka nkubwire akantu kamwe yewe umudamu wanjye yarabyaye urumva. Yego ubundi nkimara kumenya ku nshuro ya mbere ko atwite wakoze ahise numva ari umuntu urenze w'agaciro cyane. Yego nawe arabizi. hanyuma uwo munsi wo kubyara sha numvise ari ikintu kigiye kuba kidasanzwe kuri iki. Noneho akimara kubyara umuganga akimara kumbwira ati ngwino urebe umudamu wawe amaze kubyara abyaye umwana w'umuhungu. Uzi icyo nakoze nahise ngenda abantu banjye bataba kuri WhatsApp nanditse message bisanzwe ndavuga ngo umuraperi azutse atarapfa. Bundi iyo umuntu akubyariye abakuzuye tureke binongo by'imperuka ngo abantu bazazuye. Buri yo wabyaye bo wazuye uwo muntu aba ari uw'agaciro. Noneho byongeye noneho rero iyo sura yawe ayo maraso yawe noneho aje ari mashya. My friend kutererana umwana bura ni ikibazo gikomeye cyane. Dani nanone tumubwira iki? Mubwire twanzura dusoza. Twanzura reka mbwira ikintu kimwe Dani nanone buriya wajya mu bakobwa yewe ukanitwara uko ubishaka ariko buriya iyo wicaye ugatumiza icupa ry'ibihumbi 500 umwana wawe nta nkweto afite zikuri ibihumbi nta nakayawurute yanyweye wowe ukicara mu bandi basore bakagushuka ukumva ko umusore nimba atumije ibi nawe ukavuga ati nk'umusitari nawe ndatumiza ibi murengeho. Icyo gihe nta bwenge uba ufite uba urimo kubara hasi mu birenge. Nujya mu kabari ukirata ngo nasengereye ibihumbi 100 iwawe madamu n'abana bari kurira igihe kizatinda ariko uko byenda kose kizagera nawe ubona ingaruka kuko yamarira y'umubyeyi yamarira y'abana bari kurira bayicwa n'inzara umwenda bacikiyeho n'izina riba riri hanze ufite ibi bintu rwose n'abandi bagabo bose babikora tudukuyeho uyu nguyu Dani n'abandi bose ariko cyane twibwire wenda Dani ariko n'abandi bumvireho ntuzigere wiyita umugabo mu kabari uri gusengera ibihumbi 500 mu rugo iwawe nta n'ibiri 10 bya kawunga bihari uri gukora ku bakobwa utumiza ibyo ushaka. Iyo ambiance nyine ukumva ko ari ikugenewe siyo ngiyo. Hari ikigero uyu umuntu avutse anyara ku buriri wagira imyaka 10 bagatangira bakagukubita wagira imyaka 10 ningahe wowe ukabyikuraho ukikura no kwibere n'ibiki byose. Nkuko rero hari ibintu tugenda tuzinukwa tuvaho
buriyo wanashatse ushatse watangira no kumenya ubwenge. Nimba wari umusore wanyweraga 200 ugatangira kumenya ko ugomba kunywera 50 cyangwa se 100, ukamenya ko hari undi muryango wazanye utanabigusabye, wowe wagize uruhare rw'uwo muryango. Nicyo kintu nasoreza muri make. Dani nanone niyisubireho, nikubita gashi, yisubireho akosora ikibazo afitanye n'umugore we. Nge nabonye ibintu basoyanze mbona agaciro kabyo, nta nubwo yanakabitunze yumva ko abana baburaye. Nge nabonye iri studio, ni studio afite piano, afite amaspika, yakora indirimbo, ni studio afite imunzi we, mu rugo munzi we. Ariko akaza ikibazo ngo abana ngo bafite ikibazo cy'inzara, kandi buri umudamu ntago ajya apfa, ntago uriya mugore we yaje buri yakuriye ngo yarahamagaraga umuhungu agakupa, ngo anahageze nabwo ngo umuhungu yahise yigira kwa Ngwino urebe. Ibyo bintu rero abantu mwese mudukurikiye, mu by'ukuri kubaho ni ugukeburana. Dani nanone pe nimba uzi kurengera ugafata amafaranga ukayata mu kabari, abana bagahura na kiriya kibazo kugeza ubwo baza bakagusanga iwawe. Ese wari uzi ko bari abana ari bo wowe ushobora gutaha, bariya bagasigara bavuga ati dore umwana wo kwa Dani, se bazabateranyirize? Ubu se n'ubwo uriho abana bawe bari hano hanze, abantu batangiye kubona biriya bintu, batangire bakusanyiriza amafaranga abana bawe bajye kwiga ukiriho, ufite izina, ufite n'ubushobozi bwo kubarera. Abantu batangire bakurerere kandi uriho ufite n'ubushobozi. Reka iki kintu kijyanye navuze ngo abantu bose batererana abana, ariko bikunze kuvugwa cyane cyane mu ngeri zose. Ntabwo ari abasitari gusa, hari n'undi musitari byabayeho nawe, ariko ntabwo ari abasitari gusa, no hanze birahari, no hanze handi birahari. Ariko tuzabigarukaho, tuvuge kuri Dani nanone, twongeye tumugarukeho. Bizaterwa naho ibintu binageze, wenda bizaba byakemutse cyangwa nibikosoka tuzagaruka dushimire, ariko hari n'undi yanga tuzagaruka dukomeze tunenge. Uriya ngo ucyaha umwana ahozaho. Uribuka ko na Bruce Melody yavuzweho iki kintu. Bruce Melody ntabwo bamusanze kuri Super Level, we na Junior bikingiranye mu nzu, umwana bakamusiga hejuru y'imodoka, ntabwo ari inzego zaje zikamukura muri studio bifungiranye. Ubwo ibyo bintu tujye duhora tubyumva ngo abasitari, ngo ubusitari ni iki? Ubundi imbere n'ibindi byose ubusitari ni iki? Umusore reka dusoze mwana, reka tunasoreza ahangaha, tuzabigarukaho ibyo bintu, tuzabigarukaho. Ntabwo ari ngombwa kwigisha abantu bakuru bafite mu mutwe. Urandika indirimbo ikarebwa n'ibihumbi 100, abo bantu bose baba babireba, warangiza kuba wafata inshingano nk'umuntu w'umugabo ngo yite ku bana bikakunanira. Dusoze mwana.